Yesu ashimwe. Amen. Wa pastor iki kirere tuba turimo ntabe bihangaye gatoya. Icane umuraro. Sharonga byane cura. Yesu ashimwe. Amen. Waguruke rero tugiye guhamagara Imana. Hari umuntu ufite urubanza rumureka. Uza abantu imbere y'iterana abantu bangana kuri uri kubona ndaguhamagaye rimwe kabiri gatatu wanga kunyumva uca amazi imbere y'abantu. Gusa nguciye amazi gute? Gusanze ndi kwigisha iterana gusohoka naje kwigisha. Yo wihangana gatoya. Aho utansuzugwe se ni hehe? Aho utansuzugwe niye kuguterera ipasi imyenda ukaza wambaye reba ishati ukuntu imeze imbere y'abantu y'abakristo. Reba iyi pantaro, reba inkweto. Izi ntago ari inkweto nari naguhanagure naguteguriye. Hako kwa kundi kwa kutanyumva udashaka no kunyumva wowe ubwawe wumva ko nta kintu mvuze ibintu byose mvuze ari fake. Hako nambaye ibyo nambaye bitwaye iki? Bitwaye iki se uri kubona iyi shati ukuntu imeze urabona iyi mikororo wambya ugiye guhagarara imbere y'aba Suzana na ba Margarita na ba Masava na ba Dafi uburi kugira ngo ubereke ko ndi umugore utagira ikintu nitaho. Ndi umugore udashaka kwita ku mugabo we, ndi umugore udashobotse. Nkutereye ipasi shati. Nkukorera ikote nguze wambaye usa neza. Inkweto baziteye umuti. Urumva tugushakiye reba none ngare ano waje nta namasogisi wambaye kweri nose amasogisi muri inkweto bya amasogisi nose nagutegereza iminota 50 ngiye ngacererwa aje byinshi rwose fata rero akira kuramo izo nkweto sinabwo ngo kuramo inkweto kuramo inkweto rwose mbabara ntago wasura guhagarara imbere abari abantu utambaye wambaye ibyo bikweto bimeze gutyo inkweto wazambaye rimwe uzambaye kabiri uzambaye gatatu icyumwe cyose wabaye inkweto abantu bazajya ngo se ugira urukweto rumwe. Nukurenganya nusuye ko nuko dusoje cyane nago byo bintu nabyemera. Niba umuntu yagutegura niba ngiye nabyutse nkazinduka igicuku cyose nkajya gutera ipasi imyenda nkajya gushakira imyenda wambara ntabwo ugomba kuza kunsebya imbere y'abari abagore. Nayibaza undi sura mu rusengero mbwira abantu twaturi kumwe ku myenda nyikushize he. Ese birabareba. Mare ubundi kumbengana ngiye ngareba nk'iki gishati wambaye ubu subungu noneho ubungubu wabonana n'uzaye nagushakiye ngo wambare nayo ntayo wambaye ko wenda da yo ntacyo bitwaye ko abantu ntibanayireba. Boxer nagushyiriye ku burisa sinasanze wanze kuyambara ntirwambaye kari akantu ugakunda